Shuti bavandimwe ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, isashimwe izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Uyu mwanya mwiza Imana yatugeneye, mbere yuko twinjira mu kiganiro tubanze dushima Imana. Data wa twese uri mu ijuru dukunda, izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Tuje kwa kundi tuzi, tuje dufite intege nkeya, tuje turi abantu buntu kugira ngo twongerere imbaraga. Ngwino uganire n'imitima yacu, ntabari twe ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro. Uduhe umugisha wawe, ijambo ryawe rihindure kandi risenye risa n'ahasenyutse mu bugingo bwacu, rizatubera amendeze yo kugera mu bwami bwawe. Byaze twizeye mu izina rya Yesu, amen. Bavandimwe ndabasuhuje nanone, izina ry'Imana nirihabwa icyubahiro. Imana itugiriye ubuntu, yemeye yuko nanone twongera kuganira mu ijambo ry'Imana, ibyanditswe byera, mu byigisho byatambutse by'uruhererekane. Twizemo icyigisho gifite umutwe uvuga ngo inzira itarimo amahoro. Twasanzemo yuko inzira itarimo amahoro n'ubundi amahoro atarimo ari amahoro y'isi, isi itanga, ariko irimo amahoro yo mu mutima, kandi iyi nzira niyo ijya mu ijuru. Rero uyu mwanya icyigisho tugiye kwiga kiravuga ngo inzira yo kwera no gukiranuka. Nubwo itarimo amahoro, ariko ni inzira yo kwera no gukiranuka, kandi iyi nzira niyo ijya mu ijuru. Abantu benshi ntabwo bazi inzira ijya mu ijuru iyo ariyo, ariko hano niyo mpamvu Imana iba yemeye ko haboneka ibi byigisho byerekana inzira ijya mu ijuru iyo ariyo, kandi ni inzira yo kwera no gukiranuka. Inzira ijya mu ijuru rero mu byigisho byabanjije yasaga nkaho itumvikana neza, ariko ubu ngubu bimaze kumvikana. Inzira yo kwera no gukiranuka, kandi inzira yo kwera no gukiranuka abagomba kuyinyuramo bagomba kuba batanduye mu mitima yabo. Abantu banduye mu mitima yabo twabashije kubabona mu byigisho byashize. Abantu batanduye mu mitima yabo nibo bagomba kunyura muri iyi nzira, kandi bakayinyuramo batsinda kandi banesha. Turasoma muri Bibiliya mu gitabo cya Yesaya igice cya 35 umurongo wa 8, haratubwira ngo kandi hazabayo inzira nyabagendwa, iyo nzira izitwa inzira yo kwera. Abanduye mu mitima ntibazayicamo, ahubwo izaba iya ba bandi abagenzi naho baba ari abaswa ntabwo bazayiyoba. Iyi niyo nzira ijya mu ijuru. Iyi niyo nzira abanduye mu mutima batazanyuramo. Nibo ba bandi baboneka muri Yeremiya igice cya 16 umurongo wa 6, havuga ngo mubaririze inzira za kera, mushakemo inzira y'ukuri mube ariyo munyuramo. Ariko hepfo bagasubiza ngo ntabwo tuzayinyuramo. Aba bantu bavuga ngo ntabwo tuzayinyuramo nibo bagaragara no muri iri somo banduye mu mutima, banze kuyinyuramo kubera ko bayibonye. Turasoma mu gitabo cy'abahanuzi n'abami paje 311. Turasoma uburyo Nebukadinezari inzozi ziwe zagaragaje uburyo iherezo ry'isi rizagenda, cyangwa se ubuzima bw'isi uko buzaba bumeze kuva kuri Nebukadinezari kugeza mu gihe cyacu turimo. Inzozi z'igishushanyo kinini cyagaragaje Nebukadinezari ibizabaho kugeza ku iherezo ry'ibihe. Zari zaratanzwe kugira ngo asobanukirwe uruhare yagombaga kugira mu mateka y'isi, ndetse n'isano ubwami bwe bwari bukwiriye kugirana n'ubwami bw'ijuru. Mu busobanuro bw'inzozi Nebukadinezari yari yarose, yari yarasobanukiwe neza ibyerekeye kwimikwa k'ubwami bw'Imana buzahoraho iteka. Danieli yari yaravuze ati ku ngoma z'abo bami Imana yo mu ijuru izimika ubundi bwami butazahanguka iteka ryose, kandi ubutware bwabwo ntibuzazungurwa n'irindi shyanga, ahubwo buzamenagura ubwo bwami bwose bukabutsembaho, kandi buzahoraho iteka ryose. Kandi izo nzozi ni iz'ukuri no gusobanurwa kwazo ni gushidikanywaho. Aho ni muri Danieli igice cya 2 umurongo wa 44 kugeza 45. Danieli 2:47. Umwami Nebukadinezari yari yarazirikanye ububasha bw'Imana, abwira Danieli ati ni ukuri Imana yanyu niyo Mana nyamana, niyo ihishura ibihishwe. Amagambo avuga ngo wa mutwe w'izahabu ni wowe yari yarakoze cyane ku mutima w'uyu mwami. Abanyabwenge bo mu bwami bwe bishingikirije kuri ibi, maze ndetse nuko yasubiye gusenga ibigirwamana, maze bamugira inama y'uko yacurisha igishushanyo gisa n'icyo yabonye mu nzozi ze, bityo kigashingwa aho abantu bose bashobora kureba. Nebukadinezari ashimishijwe n'icyo cyifuzo cyo kumushyeshya, yiyemeje kugishyira mu bikorwa, ndetse aranatandukira arenzaho, aho kugira ngo acurishe icya gishushanyo nk'uko yari yakibonye. Yarengeje umwimereri yari yabonye. Igishushanyo Imana yari yarakoresheje igahishurira umwami na rubanda umugambi ifitiye amahanga yo ku isi, noneho cyagombaga gukorwa kugira ngo
cyifashishwe mu guhesha ikuzo ububasha bw'umuntu. Abahanuzi n'Abami paje 313. Ntabwo bitangaje kubona igishushanyo cyari cyiza kandi gifite agaciro katagerwa, cyari mu kibaya cya Dura, ndetse cyagaragazaga ikuzo rya Babuloni n'ubwiza bwayo n'imbaraga zayo. Ibyo byarateganyijwe maze hatangwa itegeko rikwira hose ko ku munsi wo gutaha icyo gishushanyo abantu bose bakwiriye kuzagaragara ko bumvira bikomeye ububasha bwa Babuloni babinyujije mu kunamira icyo gishushanyo. Umunsi wagenwe warageze, maze imbaga y'abantu b'amahanga yose n'amoko yose n'abavuga indimi zitari zimwe bateranira mu kibaya cya Dura nk'uko itegeko ry'umwami ryari ryabivuze. Igihe ijwi ry'umuziki ryari kumvikana, iyo mbaga yose yari kwikubita hasi ikaramya icyo gishushanyo. Ariko Imana yatanze itegeko rihabanye n'iryo. Ntabwo abantu bose bapfukamye ngo baramye igishushanyo cy'ikigirwamana cyerekana ububasha bw'umuntu. Hagati mu mbaga y'abari aho baramya harimo abagabo batatu bari biyemeje bakomeje ko batarasuzugura Imana yo mu ijuru. Imana yabo yari umwami w'abami n'umutware utwara abatware, nta yindi bari gupfukamira. Avuga ijwi rirenga ati, nimwubahe Imana muyihimbaze kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Saduraka, Meshaki na Abedenego bari barize amategeko y'Imana. Hari ikintu umwami yababonyemo abandi bantu batari bafite. Ikintu umwami yababonyemo abandi bantu batari bafite nuko bubahaga Imana yo mu ijuru kandi bari abanyabwenge mu by'Imana. Ibyahishuwe igice cya 14 umurongo wa 7. Avuga ijwi rirenga ati, nimwubahe Imana muyihimbaze kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Muramye iyaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Ubutumwa bwa marayika bigaragara yuko na Saduraka, Meshaki na Abedenego ubu butumwa bari bawufite muri bo, kuko nta kindi kintu bagombaga kuramya usibye Imana yo mu ijuru yonyine. Kandi amategeko y'Imana yabagaragaragamo nk'inyandiko kandi bayagaragaje Babuloni. Rero igihe ubu ngubu uyu munsi turi muri Babuloni nanone y'iby'umwuka, kandi ibyabayeho mu gihe cyashize Bibiliya itubwira yuko ari byo bizongera kubaho. Nta gishya mu isi y'ijuru. Ubwo bizongera kubaho rero muri iyi minsi yacu nanone, Babuloni nanone yiteguye gushyiraho igishushanyo cy'inyamaswa. Rero niyo mpamvu bidusaba gushikama nkuko Saduraka, Meshaki na Abedenego bashikamye bagahesha Imana ikuzo. Kandi amategeko yabagaragaragamo nk'inyandiko. Amategeko y'Imana akwiye kutugaragaramo nk'inyandiko kugira ngo tubashe guhesha Imana ikuzo. Kuva igice cya 20 umurongo wa 3, ntukagire izindi mana mu maso yanjye. Iri ni itegeko rya mbere. Aya mategeko rero Imana yari yarayanditse mu mitima yabo, niyo mpamvu batigeze bapfukamira igishushanyo umwami Nebukadinezari yari yashinze mu kibaya cya Dura. Uyu munsi rero nanone kubera ko ibyabayeho mu gihe cyashize nibyo bigomba kongera kubaho, Babuloni nanone yiteguye kongera gushyiraho igishushanyo kandi abantu bakakiramya. Abaroma igice cya 16 umurongo wa 19. Igitumye mbabwira ibyo nuko kumvira Imana kwanyu kwamamaye mu bantu bose. Kumvira Imana kwa Saduraka, Meshaki na Abedenego kwamenyekanye ahantu hose, ndetse n'umwami yari abizi. N'ibyo yakoze si uko atarabizi, ahubwo yarabizi kandi yaranabibonaga. Nicyo cyatumye mbishimira. Ariko ndashaka ko muba abanyabwenge mu byiza mukababaswa mu bibi. Nshuti muvandimwe wowe unkurikiye, ukwiriye kuba umunyabwenge mu by'ijuru ariko mu by'isi ukaba umuswa. Niyo mpamvu bahagaze ari abantu batatu kandi hari abanyabwenge ibihumbi n'ibihumbi babashije gupfukamira isi, babashije gupfukamira igishushanyo, ariko abo Saduraka na Meshaki na Abedenego babaye abaswa mu by'isi. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 5 umurongo wa 28 tugeze 29. Umutambyi mukuru arababaza ati, ntitwabihanangirije cyane kutigisha muri rya zina? None dore mwujuje i Yerusalemu ibyo mwigisha, murashaka kudushyiraho amaraso ya wa muntu. Ahangaha abatambyi barimo babwira intumwa, ariko muvandimwe kwiriye kuburira abantu ukuzuza i Yerusalemu inkuru nziza y'agakiza nk'uko intumwa zabigenje, ariko abatambyi batabishaka, kuko abatambyi nibo bari barabambye Yesu. Ntabwo bashakaga kumva iyo nkuru nanone mu matwi yabo yuko aribo babambye Yesu, kuko Yesu yabambwe kandi agapfa akazuka. Ntabwo bashaka kumva icyo kintu, ariko yari inkuru nziza icyo gihe, kandi natwe ni inkuru nziza muri iki gihe cyacu, kuko amaraso yiwe, igitambo cyiwe nicyo kidukuraho ibyaha. Rero reka twumve icyo Petero n'izindi ntumwa babasubije. Petero n'izindi ntumwa barabasubiza bati, ibi
ibikwiriye ni ukumvira Imana kuruta abantu. Mbese Petero n'izindi ntumwa barabumviye? Oya, ntago babumviye, ahubwo bakomeje kwamamaza inkuru nziza kandi barababwira ngo igikwiriye ni ukumvira Imana kuruta abantu. Rero na n'uyu munsi abantu dukwiriye gukoresha iyi ngingo tukabwira abantu kandi tugahamiriza abantu yuko igikwiriye ari ukumvira Imana. Dusubire muri cya gitabo nanone, turimo turasoma igitabo cy'abahanuzi n'abami, paje ya 313. Ako kanya umwami bahise bamuzanira ibirego yuko hari abantu batari kuramya Nyagasani nyaguhoraho. Nuko rero hariho abayuda wahaye gutwara igihugu cy'i Babuloni, nibo Saduraka, Meshaki na Abedinego batakwitayeho, abantu bubahiriza amategeko y'Imana by'ukuri. Hari abantu biteguye gutanga ibirego kandi turabizi yuko umurezi wacu ari Satani, ariko Satani ntabwo tuzamubona, nyamara azakorera mu bantu, ariko umurezi wacu turamuzi ni Satani. Saduraka, Meshaki na Abedinego ntabwo bakwitayeho Nyagasani. Umwami yategetse ko abo bantu bazanwa imbere ye, maze bahagaze arababaza ati, mbese ni koko ntimusenga imana zanjye kandi ntimuramya ishusho y'izahabu nahagaritse? Yagerageje kubakangisha kugira ngo abatere kwifatanya n'imbaga y'abandi basengaga cya gishushanyo. Yaberetse itanura ry'umuriro maze abibutsa igihano kibategereje niba bakomeza kwinangira bakanga kumvira ubushake bwe. Ariko Abaheburayo barashikamye bahamya ko bubaha Imana yo mu ijuru kandi ko bizera ububasha bwayo bwo gukiza. Ubwo abo Baheburayo batatu bahagararaga imbere y'umwami Nebukadinezari, yabonye ko bafite ikintu abandi banyabwenge bo mu bwami bwe batari bafite. Umwami yari asanzwe abazi, imico y'Imana yakomeje kugaragara muri bo ku buryo umwami yari abazi neza kandi yari azi yuko bubaha Imana, kuko tubona yuko igihe bageraga i Babuloni banje kurya ibyo kurya byo ku meza y'umwami. Kandi muri Daniel hatubwira yuko ngo bagambiriye mu mutima wabo kutiyandurisha ibyo kurya byo ku meza y'umwami. Ibyo rero umwami yari abizi neza. Umwami yashatse kubagerageza ubwa kabiri, abaha amahirwe ya kabiri ngo bagaragaze ubushake bwabo bwo kwifatanya n'imbaga mu kuramya icyo gishushanyo. Byari kubabera byiza, ariko yongeraho ati, nimutakiramya ako kanya murajugunywa mu itanura ry'umuriro ugurumana. Nuko azamura ukuboko kwe n'agasuzuguro kenshi arababaza ati, mbese Imana iri bubakize amaboko yanjye ni iyihe? Ibikangisho by'umwami byabaye imfabusa. Bari barize ko gusuzugura Imana bibyara gusuzugurika, ibyago ndetse n'urupfu, kandi kubaha Uwiteka ari ryo shingiro ry'ubwenge ndetse n'ishingiro ryo kugubwa neza nyakuri. Bitegereje itanura ry'umuriro batuje, maze baravuga bati, Nebukadinezari, nta mpamvu ituma tugusubiza iryo jambo. Niba ari ibyo Imana yacu dukorera ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro ugurumana, kandi izadukiza ukuboko kwawe Nyagasani. Bongeraho bati, ariko naho itadukiza Nyagasani, umenye ko tutari bukorere imana zawe habe no kuramya icyo gishushanyo cy'izahabu wakoze. Saduraka, Meshaki na Abedinego barashikamye, nk'uko nawe uyu munsi ukwiriye gushikama kandi ugahesha Imana ikuzo, kuko ubutumwa bw'abamarayika batatu buratubwira ngo mwubahe Imana muyihimbaze, kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohore. Ubu butumwa bw'abamarayika batatu bugomba kubanza guhindura abantu babuvuga mbere y'uko buhindura abandi. Uburakari bw'umwami bwaramusabye, azabiranywa n'uburakari, mu maso hahinduka ukundi. Areba Saduraka na Meshaki na Abedinego bari bahagarariye ubwoko bw'isuzugurwa kandi bwazanywe mu bunyage. Umwami yatanze amabwiriza ko itanura ryenyegezwa kugira ngo rirusheho uko byari rikwiriye kwaka karindwi. Yategetse kandi abanyambaraga nyinshi bo mu ngabo ze kuboha abaramya Imana ya Isirayeli bakitegura kubajugunya mu muriro. Nuko baboha abo bagabo n'imyitero n'ibindi bambaye babajugunya mu itanura ry'umuriro ugurumana. Maze kuko itegeko ry'umwami ryari iryikubagaho kandi umuriro ugurumana cyane, bituma ibirimi by'umuriro bisumira abo bagabo bari bateruye Saduraka, Meshaki na Abedinego birabica. Ariko Uwiteka ntiyigeze yibagirwa ubwo abahamya be bajugunywaga mu itanura ry'umuriro. Umukiza ubwe yarabigaragarije, maze bagendagendana hagati mu muriro muri iryo tanura. Imbere y'umwami w'ubushyuhe n'ubukonje, ibirimi by'umuriro byatakaje imbaraga yabyo yo gutwika bigakongora. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Icyo umwami Nebukadinezari atigeze amenya nuko hariho umwami w'umuriro, hariho umwami w'umuyaga, hariho umwami w'amazi, hariho umwami utegeka izuba, hariho umwami w'inyanja. Uyu mwami rero niwe wabasanzemo, abana nabo mu itanura ry'umuriro ugurumana. Umwami yarebeye ku ntebe ye ya cyami yiteze ko ari
bubone ba bantu bamusuzuguye bahiye bagakongoka. Ariko ibyo yibwiraga by'intsinzi byahise bihinduka. Ibyegera byari bihagaze hafi aho byabonye mu maso he hahindutse ukundi ubwo yahagurukanaga ingoga mu ntebe ye ya cyami maze agatumbira mu birimi by'umuriro. Umwami yaratangaye cyane maze ahindukirira ibyegera bye arabaza ati, harya ntitwajugunyemo mu muriro abantu batatu baboshywe? Atangira kubabaza, dore ndareba abantu 4 babohowe bagenda mu muriro hagati kandi ntacyo babaye. Izina ry'Imana nirihimbazwe. Ariko ishusho y'uwa 4 irasa n'iy'umwana w'Imana. Abahanuzi n'Abami paje 315. Mbese uriya mwami w'umupagani yamenye ate ko umwana w'Imana asatyo? Igisubizo, b'abanyagano b'Abaheburayo bari mu myanya y'icyubahiro i Babuloni bari baragaragaje ukuri mu buzima bwabo n'imico yabo imbere y'umwami. Uku niko natwe tukwiye kugaragaza imico y'Imana imbere y'abantu batuye isi, kandi Imana igahabwa icyubahiro. Igihe babazwaga impamvu yo kwizera kwabo bari barayivuze badashidikanya, bari baragaragaje amahame yo gukiranuka. Igihe kiraje kandi igihe kirasohoye, kuko tubona ibyabayeho mu gihe cyashize ni nabyo bigiye kubaho, kuko nta gishya. Basohoka imbere y'imbaga nini y'abantu babiyereka ntacyo babaye. Kuba umukiza wabo yari kumwe nabo byabarinze kugira icyo baba, uretse gusa imigozi yari ibaboshye niyo yari yahiye. Ibyaduka byo mu minsi y'imperuka igihano cya 522. Abubahiriza isabato ya Bibiliya bazaregwa ko ari abanzi b'amategeko, bateza imvururu muri rubanda, bakaba intandaro y'imidugararo mu butegetsi no kononekara. Guhangayikishwa n'inshingano yo kurengera umutimanama bizajya bifatwa nko kudakurwa kw'izima no gusuzugura ubutegetsi. Bazabarega ko batishimira ubutegetsi. Rero turi mu gihe gikomeye cyane, turi mu gihe cy'ubuhanuzi bugomba gusohora kandi bwihuta, aho ugomba gusoma ibintu hano ukabibona birimo biba, cyangwa se ukabona ejo byarabaye. Rero hariho ikintu cy'agahato k'umutimanama w'abantu, aho abantu batagomba kwihitiramo, ahubwo abandi aribo bagomba kubihitiramo icyo bagomba gukora. Kandi Satani arashaka gufatiraho rukomeye. Nubwo umutimanama muri iyi minsi uri muhatwa cyane, Satani agashaka gukorera mu mutimanama, ni naho Imana ikorera. Niyo mpamvu umutima w'abana b'Imana Satani arahashaka cyane, kubera yuko ni naho Imana ikorera. Igihano cya 524. Akarengane ubugatolika bwakoreye ubuprotestani kari hafi yo gusibanganya idini rya Kristo. Ibi byabayeho mu gihe cy'umwijima, aho abantu barenganaga bazira iki? Bazira kwizera kwabo, hakicwa miliyoni 50 kozwe n'ubupapa. Kazaba karenzeho noneho muri iyi minsi, kazaba karenzeho cyane igihe ubuprotestani buziyunga n'ubugatolika. Nyamara iki kintu abantu ntabwo barimo kugitekerezaho, kandi iki kintu cyarabaye. Kandi ubupapa bugomba kongera gusubirana imbaraga bwahoranye mu gihe cy'umwijima. Igihano cya 525. Satani afite imigambi 1000 yiyoberanyije. Satani afite imigambi 1000 yiyoberanyije. Yiteguye gusuka umuriro ku bwoko bwumvira Imana kandi bwitondera amategeko yayo, kugira ngo abuhatire kunyuranya n'imitimanama yabo. Hari ibyigisho by'ingenzi twakwigira ku byabaye ku basore b'Abaheburayo mu kibaya cya Dura. Hari icyigisho tugomba kubigiraho, kuko ibyabayeho mu gihe cyashize ni nabyo bigiye kuba muri iki gihe cyacu. Nubwo nta kibi bazaba bakoze, benshi mu bagaragu b'Imana bazatangwa mu maboko y'abantu buzuye ishyari n'ubugome mu by'idini, bakoreshwa na Satani kugira ngo bakozwe isoni kandi bahohoterwe. Ni amagambo akomeye cyane. By'umwihariko umujinya w'abantu uzahagurukira abubahiriza isabato yo mu itegeko rya 4, kandi amaherezo ku isi hazacirwa iteka rirwanya bene abo, ribacire urwo gupfa. Igihe cy'amakuba kiri imbere y'ubwoko bw'Imana, kizasaba kugira ukwizera kutadohoka. Muvandimwe, ukwiye kugira ukwizera kutadohoka. Rero iby'Imana ntabwo bikwiriye gukinishwa, ntabwo dukwiye kujya mu by'Imana dukina, ahubwo dukwiriye kubijyamo dushikama kandi dufite kwizera kutadohoka. Abana bayo bagomba kugaragaza ko ariyo baramya yonyine, kandi ko nta kintu na kimwe gifite agaciro ndetse n'ubuzima ubwabwo gishobora kubashobora na gato mu kuramya kutari ukukuri. Abahanuzi n'Abami paje 317. Amategeko y'abantu b'abanyabyaha azahinduka ubusa
guhagarara imbere y'ijambo ry'Imana. Amen. Ukuri kuzumvirwa nubwo ingaruka zo kumvira zizaba ari ugufungwa cyangwa guhunga cyangwa se urupfu. Ukuri kugomba kumvirwa uko byagenda kose. Rero ukwiriye guhagarara mu mwanya wo kwerereza ukuri kandi Imana igahabwa icyubahiro. Abantu zina Abami page 318 sofa. Hagati mu gihe cy'amakuba, amakuba atarigeze kubaho uhereye igihe amahanga yabereyeho, abo Uwiteka yitoranyirije bazahagarara batanyeganyezwa nk'urutare, bazahagarara nk'urutare batanyeganyezwa. Satani n'ingabo z'ikibi zose ntizishobora kurimbura umunyantege nke hanyuma y'abandi wo mubera b'Imana. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Abamarayika bahebuje bazabarinda kandi Uwiteka azabigaragariza ari Imana isumba ibigirwamana, ishoboye gukiza rwose abayiringiye. Abantu zina Abami page 318. Nk'uko byagenze mu gihe cya Shaduraka, Meshaki na Abedinego, niko no mu gihe giheruka cy'amateka y'isi Uwiteka azagira icyo akorera abahagarariye ukuri bashikamye. Uwagendanye n'abasore b'Abaheburayo mu itanura ry'umuriro azabana n'abayoboke be aho bazaba bari hose. Kubana nabo kwe kuzabahumuriza kandi kubakomeze. Icyigisho turimo kwiga kiravuga ngo inzira yo kwera no gukiranuka. Iyi niyo nzira yo kwera no gukiranuka kandi niyo nzira ijya mu ijuru. Iyi ni inzira rero tugomba kunyuramo kandi tukanyuramo dushikamye kandi Imana izabana natwe. Ibyaduka byo mu minsi y'imperuka, igihamya cya 350. Igihe idini rya Kristo ari ryo ryanzwe cyane, igihe amategeko ye asuzugurwa cyane, nibwo umwete wacu ugomba kurushaho kugurumana kandi ubutwari bwacu no gushikama kwacu ntibijegajege. Guhaguruka ukarengera ukuri no gukiranuka mu gihe benshi badutereranye. Ukwiriye guhaguruka ukerereza ukuri, kurwana intambara z'umwami mu gihe intwari zabaye ingume. Icyo nicyo kizaba ikigeragezo cyacu. Muri iki gihe tugomba kubonera ubushyuhe mu bukonje bw'abandi, ubutwari mu bugwari bw'abandi, no gukiranuka mu bugambanyi bw'abandi. Ibyaduka byo mu minsi y'imperuka, igihamya cya 650. Mu gihe umuraba wegereje, umugabane munini w'abahamije ko bizera ubutumwa bwa marayika wa gatatu ariko ntibezwe binyuze mu kumvira ukuri. Abantu batejejwe binyuze mu kumvira ukuri bazava mu myanya yabo kugira ngo bajye kwinjira mu mirongo y'abarwanya uko kuri. Ibyaduka byo mu minsi y'imperuka, igihamya cya 653. Uwiteka afite abagaragu bakiranuka bazigaragaza neza mu gihe cy'ishungura n'igeragezwa. Iyo ari ku manywa tureba mu kirere ntitubone inyenyeri, nyamara kandi ziba zihari ziri ku gisenge cy'ijuru, ariko ijisho ntirishobora kuzibona. Mu ijoro niho dushobora kubona umucyo wazo nyakuri. Mu gihe umwijima wamaze kubudika, nibwo abana b'Imana bagiye guhagarara bakerereza ukuri, kuko mu gihe cy'amanywa ntago tureba ku ijuru ngo tubone inyenyeri, ariko iyo bumaze kwira turazibona. Rero ubwo bugiye kwira, ubwo burimo bubudika gake gake, umwijima ubundikira abantu mu ntekerezo zabo mu by'umwuka, nibwo abana b'Imana bakwiriye kugaragara, nibwo ukwiriye gushikama kandi ukerereza ukuri kandi Imana igahabwa icyubahiro. Mwiyerekwa nabonye imitwe ibiri y'ingabo ziri mu ntambara ikomeye. Umwe muri iyo mitwe wari urangajwe imbere n'amabendera ariho ibimenyetso by'isi. Hari umutwe umwe wari ufite amabendera kandi ayo mabendera ni menshi ariho ibimenyetso by'isi. Undi mutwe wo wari urangajwe imbere n'ibendera ririho amaraso y'igikomangoma Emmanuel. Muvandimwe wanjye, werereze idarapo, urizamure kandi rigaragare, urishinga hirengeye. Idarapo rya Yesu Kristo niryo dukwiriye gutwara kuko turabatwara mucyo. Icyiciro twarimo twiga kiravuga ngo inzira yo kwera no gukiranuka, kandi iyi nzira nijya mu ijuru, kuko mu byigisho byatambuze twagiye tubona inzira abantu badashaka kunyuramo, ariko tumaze gusobanukirwa yuko iyi nzira yo kwera no gukiranuka ni inzira ifunganye, ni inzira Yesu yanyuzemo, ni inzira intumwa zanyuzemo, ni inzira Shaduraka, Meshaki na Abedinego bahagazemo kandi bahamya Imana, kandi iyi nzira nijya mu ijuru. Ariko ibyabayeho nibyo bizongera kuba. Ndakwingingira gutwara idarapo rya Yesu Kristo ry'ukuri, ukerereza ukuri kandi ukarishinga hirengeye. Nicyo nkwifuriza nanjye nifuriza mu izina rya Yesu, amen. Dusenga Imana. Turagushimiye Mwami Imana, tugushimiye ko waduhaye ukuri kw'ijambo ryawe. Turakwinginze uduhe gutwara ibendera ryawe kandi uduhe kwerereza ukuri muri iki gihe giheruka, uduhe gutwara ukuri kandi uduhe kuzamura ibendera ryawe kandi rigaragarire bose, benshi bahere ko baguhimbaza. Icyigisho tubarimo kwiga kigeze ku musozo. Tugushimiye ko wabanye natwe kandi watwigishije, komeze no kubana natwe, kandi umuntu uzacyumva wese azahabwa umugisha nawe mu izina rya Yesu, amen.